yego kuganira ni umuti wa mbere, yego ni igisubizo cy'ibibazo muri bo, ni igisubizo cy'ibibazo muri bo. yego uganire. Yego yaba ari umukobwa wisanze mu rugo rukennye kandi yarakuriye mu, ariko nubwo tuvuga ngo kuganira ntabwo ushobora kumbwira ngo jyewe nakuze ngenda muri vewiti cyangwa se mu modoka izo arizo zose nziza nize bimeze neza, naryaga neza, muri firigo burimo ikintu, hanyuma nisanze mu rugo rutarimo ikintu, urambwira ngo kuganira ni igisubizo mu buhe buryo? kuganira ni igisubizo cyane, kuko iyo mwaganiriye ubasha kumubwira n'ubwo buzima wabayemo. Witwara ate kugira ngo abadukurikiye bamenye ukuntu bakwiriye kwitwara, cyangwa se nabo bazaduha muri komenti example zabo cyangwa se ibyo bakoresheje kugira ngo barebe ukuntu bava muri icyo kibazo. Ni iki ni ukuhe kuntu yakwitwara? Ese umukobwa arahaguruka sare, umusore arahaguruka yirukanka ku musozi ati umugore, kuko hari abo tubona bataye abagore cyane, hari n'abagore bataye abagabo. None icyo nashatse kukubwira ahangaha, nabwira uwo papa cyangwa se uwo mama cyangwa se uwo musore cyangwa se uwo mukobwa, izi ni ingero zose zitandukanye zisanze muri ubwo buryo, nababwira nti mumenye neza ko umutima wawe wawuturishije ubasha kuguha igisubizo cyiza. fata ku mutima wawe hano mu gatuza, ubanze ubabwire uti tuza mutima wanjye. niyo utawufataho wowe ubwawe muri wowe ukavuga uti no, umutima wanjye banza uceceke gato utuze. ni uguca bugufi ukiga kumenya uko ugomba kubaho muri ubwo buzima wisanzemo bushyashya. icya kabiri ukagira ibanga, ikindi ukagira kwizera ko ubwo buzima ushobora kubuvamo. ejo ni heza, ejo ni heza. yego ibintu birashoboka cyane. dufite abantu benshi batangiriye hasi, ariko uyu munsi wa none bakaba bari hejuru cyane. icya mbere ni ukwizera ko ugasenga Imana ikakuba hafi muri byose, ukagira amahoro hawe n'Imana. Yego gusenga ni ipfundo rya byose cyane. abantu badasenga bafite ikibazo ubwo bafite nabo ariko nta muntu udasenga. we nta n'umwe udasenga, n'umujura arasenga, ahubwo buri muntu wese agira ibyo asenga ibyo ari cyane. ajya kwiba banki avuga ngo Mana ufashe ntibamfate. tubahaye ikaze bakunzi ba RINGA TV show. Ikiganiro ni akagaruka nk'uko dusanzwe tubibabwira. Turagarutse rero kandi tuje tubakumbuye, tuje dushaka kuganira namwe. Ntimwibagirwe gukora like, share, comment, subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho, kandi mutwemerere tubigeze kure, yaba bari hano mu Rwanda, abari mu bihugu duturanye bya Afurika, abari hakurya y'ibihugu bya Afurika, bose turabatumye ni mu bigeze kure. Yego kandi niba nabishaka bajye baza tubamamariza, ubundi hari icyo bitwaye. Ntacyo bitwaye rwose. tubatwikire. Tugarutse mu kiganiro rero cyiza cyane, ndakibakumbuje. Ni ikiganiro cyiza cyane kirimo kibaza ngo mbese mu gihe wowe mukobwa, yego tujyane neza, mu gihe wowe mukobwa wavukiye mu muryango umeze neza, bajya bavuga ngo ni umuryango udasaba umunyu. Yego umuryango utajya usaba umunyu. hanyuma ukaza kugira ibyago ugashaka mu rugo, hanyuma mukaza kwisanga. nyine urwo rugo nyine nawe urabyumva, harimo ikibazo bicuritse, harimo ikibazo cyo mu mufuka bitameze neza. wa mukobwa we wakwitwara gute? ese wa muhungu we wavukiye mu rugo ruzima rumeze neza rukize muri wa muryango, hanyuma bikaza kuba ngombwa ko urugo rwawe uza kwisanga, hari igihe biba ngombwa ukaza kwisanga urugo rwawe nta mafaranga rurimo, uratunga gute umukobwa w'abandi? ni ikibazo kandi gikomeye. kandi bakunzi bacu mwebwe bibabaho? ese hari uwo byabayeho? nagira ngo tujye tuvugisha ukuri tuganire. yego twe turimo turabyibaza, tugiye no kubabwira ukuntu mwakwitwara. ariko se wowe ubundi wewe witwaye gute? mbere yuko tubivuga wowe witwaye gute? mbere yuko tugira icyo tubivugaho, dore ko natwe ntabwo tubiziho cyane, hari ibyo tuziho, nawe hari ibyo turusha. ese uranabyemera? rega
hariho kubimenya ko bibaho ukumva ushaka ko biba ku bandi wowe ukanka kubyivugaho kandi nawe byarakubaye cyangwa iyo urugezemo ushaka kwitwara nk'uko wari witwaraga iwanyu kandi ibintu byarahindutse ubwo nyine ubahaye igisubizo ubwo murabyumva ko ringa we yatangiye kubaha ibisubizo njye ahubwo nari ndi kwibariza ngo ese byibura urabimenya ko byahindutse ubuzima bwahindutse donc ibyari amata byahindutse amazi wisanze uvuye mu bushuhe n'urugero wisanze mu mbeho ese uramenya iyo mbeho uko uyitwaramo uramenya ko ugomba kwambara ikoti kugira ngo iyo mbeho ireke kwinjira cyangwa urasara wakuze ugenda mu mamodoka wisanze reka da urugo rwawe reka da bakunzi bacu rero twashimye kuzajya tuvuga ibintu biriho mu buzima busanzwe icyo dusanganywe hari igihe uba wumva ari wowe byashikiye gusa ukumva umenga isi yakuguyeho uri wenyine nakubwira ngo hoya ntabwo uri wenyine ahubwo hariho n'abandi bariho ari benshi cyane ahubwo se babyitwaramo gute babishozwa n'iki bigenda gute aho ngaho niho nshaka kutinda yego bigenda gute reka duhere ku umukobwa iwabo abona abyuka akagenda baramusasira ko bafite abakozi benshi akabona agenda ntari butege na bisi iyo bisi ntayazi akabona agenda mu mamodoka y'iwabo uyu mwana w'umukobwa akundanye n'umusore icyo gihe nagenda kumenyeshe ngo twavuze ngo iyo ageze muri urwo rugo abyitwaramo gute ariko nagenda kubwire ko mu rugendo rwo gukundana n'uwo muntu hari ibyo aba yaramuhishe inde wahishe undi ubu ndi kuvuga ku mukobwa wageze mu rugo akabyisangamo ubwo bivuze ngo mu rugendo rw'iwe rwo gukundana uwo muhungu aba yarahishe umukobwa uko ari mve neza aba yaramuhishe kuko twe topiki yacu iravuga ngo ugeze mu rugo rwawe n'umugabo wawe usanze uko wabagaho mu rugo rwanyu ukiri umukobwa siko bimeze ubwo bivuze ngo mu rugendo rwanyu mukiri abafiyansaye mukiri muri fiyansaye yego mukirimo guteretana yego ubwo hari ibintu mwahishanyije kurambagizanya ubwo haba hari ibintu mwahishanyije ni ukuvuga ngo uyu muhungu kuko njye hariho temonyaje mfiteho gatoyaho umuhungu agatereta umukobwa abizi neza ko umukobwa ari uwo mu bakire aho baturiye mwana w'umukobwa ntabwo yanyemera mwiyeretse reka mubwire ko ngewe ubwanjye mfite inzu ubwo ntayo ufite mfite ibintu byose ugasanga aramufashe mu kujya kumwerekana amujyanye kwa mucuti we cyane rwose mucuti we ufite intebe ufite iyo meza ufite inzu nziza cyane akamwumvisha uburyo ki ari iwe rwose inshuro zose amusura akamusura kuri uwo mucuti we ariko batabizi icyo gihe uwo mwana w'umukobwa nakora ubukwe urabyumva nawe nubwo azabukorera kuri uwo mucuti we ejo cyangwa hirya y'ejo mucuti w'uwo mugabo w'uwo mukobwa azaza amubwira ati none se ko nagutije bro nkagutiza iminsi ingahe ko watinze icyo gihe bazabasohora noneho bisange ntaho bafite ho kujya sibyo batangira bafundikanye bashake aho kujya rero ntabwo hazaza hasa nkaho yamweretse icyo ni igikomere cya mbere akenshi abantu bagira mu nkundo bisanga bageze mu rugo iyo ari blessure aba ari igikomere bisanzemo ni gute rero wakwitwara mu gihe usanze umuhungu mwakundanye cyangwa se umugabo mwamaze gusezerana yagushize mu nzu atariye yakubeshe ko iyo nzu ariye atariye ese mu gihe bari ko barabasohora wakwitwara gute wa mukobwa we ngende kuvuga ku mukobwa wakwitwara gute igisubizo ni iki rero njye sinkunda abakobwa bahita bagasara cyane aho ngaho bakavuga ibintu bidafashe n'ibiki byose yiteza abantu reka tubivuge gutyo ukiteza abantu oya wikwiteza abantu byarabaye badusubiza amaso inyuma wicaze uwo muhungu umubaze ngo se wa mugabo we mu by'ukuri urankunda nubwo wambeshe ibi wabimbeshe kubera iki niba unkunda kuki wambeshe ibi abanza kubwira impamvu wumvishe tugitangira ko navuze nti yakurebye asanga uri umwana wo mu bisubizo akavuga ati uyu mwana ntabwo namwereka ahandi hantu reka mwereke
ahandi hasa nk'aho avuye. Uwo muhungu ntabwo afite ikibazo nakwita ngo ni complexe. Ni complexe d'infériorité ou de supériorité, sinzi ukuntu byose biba biriho kuri uwo muhungu utabasha kuvugisha ukuri. Ntabwo yigeze yiyakira. Ntabwo ari fier yo kwereka umukobwa bateretana. Uyu mukobwa yankunda meze uko. Yiyakire avuga ati yankunda meze uko. Rero wa mukobwa uko ukwiriye kwitwara. Uko ukwiriye kwitwara iyo ugeze muri iyi situation, ubwa mbere banza ubwire umutima wawe ngo tuza, ceceka. Ko muri icyo gihe ufite ibintu byinshi, ibigambo biba ari byinshi, wumva wabisohorera rimwe, ibizima n'ibitari bizima. Ntabwo waterura nk'igisafuro gahita kimukubita mu mutwe cyane kiri hafi yawe. Niyo mpamvu narivuze nti banza ubwire umutima wawe ngo tuza, ceceka, banza uceceke. Ubanza uwuturishe kugira ngo amajambo ugiye kuvuga ubone uko uyatondeka ku murongo. Numara kuyatondeka ku murongo kumva uratuje, icaza umugabo umubwiye ati mugabo mwiza, wihindura amajambo ngo ahinduke umugabo mubi kubera ibyo bibaye. Oya, yicaza umubwiye ati mugabo mwiza, ese ni iki cyaguteye kunkora ibi? Mu by'ukuri niba ari umuntu afite umutima wa mugabo, azavuga ati uyu mugore ubashije kunyicaza muri ubu buryo atuje ashaka kumenya impamvu. Nzi neza ko nawe azamubwira, akamusobanurira, akamubwira ati buriya byageze uku n'uku n'uku n'uku, akamuha detaye. Rero wa mukobwa niba abashije kuguha detaye, uhita uvuga ngo ngenda agiye. Oya, ahubwo umubwire ngo biriya byari bya data na mama, twabasha kubaka ibyacu dukoresheje amaboko yacu. Ubwo ni urugero rumwe. Urugero rwa kabiri, birashoboka ko bateretanye neza ntawe abesha undi. Birashoboka. Noneho rero ku mukobwa n'umuhungu bose babizi, bazi ibyo barimo. Wenda uwo muhungu afite akazi n'umukobwa afite akazi, mu miteretano yabo icyo gihe bose bameze neza. Mariage bayikoze neza cyane. Umwaka urashize bari mu rugo bameze neza. N'uwa kabiri yewe, uwa gatatu umusore akazi karaheze, umukobwa nawe nuko wisanze mu kibazo gikomeye. Ikihe kibazo rero? Umuntu ukora yarasanzwe akora, amenyereye kwiha, avuga ati kwezi kundi ni kuza nzongera agira iki, nzongera mpembwe. Atandukanye n'umuntu rero utarakigeze, kuko umuntu utarakigeze ntabwo bimuhindukiraho nk'uko byishakiye. Oya, azazwa amenyereye nyine ko kugira ngo n'icyo gihombi arinda kugira uko. Urumva umuntu wisanze akazi gahagaze ameze nka wa mukobwa uvuye mu rugo iwabo bameze neza, akaza kwisanga ageze mu rugo rudafite ikintu. Ubu twageze ku indi kadiri ivuga ngo bashakanye bameze neza, bafite akazi bose, kandi buri kintu cyose barakizinanyeho. Noneho bageze muri rwa rugo, umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, bisanze akazi gahagaze. Uwo muntu rero arasa cyane na wa mukobwa twe duhejeje kuvuga yisanze mu rugo ibintu bitameze nk'uko yabibwiwe. Yego, cyangwa se yavuye mu rugo bimeze neza akisanga muri urwo rugo. Yareka hari n'abahungu bavukira mu muryango umeze neza kandi bajya kuba ku mukobwa. Ariko noneho ngiye kuvuga ngo wa muhungu cyangwa se wa mupapa yarasanzwe afite akazi, yisanze gahagaze, kandi yaramenyereye kuba afite ku mafaranga. Amafaranga ni meza, araryoha cyane cyane rwose. Ahaciye haroroha cyane, aho akandagiye ntabwo haremera, ntabwo hajya abamama bareka. Mfite umucuti wanjye ujya umbwira ngo amafaranga ni meza, ngo iyo yibagiye tennis sport ngo ajya muri shop ya tennis sport, akababwira ngo nibagiye tennis sport mu mpe sengre guhera ku mutwe gushika ku rukweto, kubera ko amafaranga ari meza, gahita yishura. Mbese nta mpamvu yo kuzigendana kandi hari aho bazicururiza ikofi ihari. Niyo mpamvu nayo nkubwiye ngo amafaranga ni meza. Amafaranga ni meza. Amafaranga ni inshuti nziza. Yego, amafaranga ni meza. Ni inshuti nziza cyane rwose. Nayo ndiho vuga rero ku bijyanye abakunzi ba RINGA TV show tubifurije amafaranga. Ukuri Imana yabaye amafaranga ni meza. Abatayafite mu Imana yabahe, hanyuma kandi yabahe namwe muyatuzanira, namwe muyaduhe nyine. Imana yabahe pe.
uwo mukobwa cyangwa se uwo mumama cyangwa se uwo mupapa cyangwa se uwo musore wisanze akazi gahagaze akabona ahita abona ko nkaho isi imuguyeho. Oya nawe nakubwira ngo ikintu cya mbere ubanza ugakora urabanza ugaturisha umutima wawe, kuko umutima wawe impamvu nguma mvuga kuwuturisha burya niwe utugize, niwe utugize. Ukubwiye ngo uriruka, ukubwiye ngo icara uricara, ukubwiye ngo sara urasara, ukubwiye ngo ufata icyuma wiyice urabikora. Ndagira ngo duse n'abasubira inyuma gatoya kuri topic nyirizina, kuko turimo turasatira gusoza. Yego. Umukobwa cyangwa se umusore wisanze muri iyo situation aritwara ate kugira ngo abadukurikiye bamenye ukuntu bakwiriye kwitwara, cyangwa se nabo bazaduha muri comment example zabo cyangwa se ibyo bakoresheje kugira ngo barebe ukuntu bava muri icyo kibazo. Ni iki nukuye ukuntu yakwitwara? Ese umukobwa arahaguruka sare, umusore arahaguruka yiruka ku musozi atumugore, kuko hari abo tubona bataye abagore cyane, hari n'abagore bataye abagabo. None icyo nashatse kukubwira ahangaha, nabwira uwo mupapa cyangwa se uwo mama cyangwa se uwo musore cyangwa se uwo mukobwa, izi ni ingero zose zitandukanye zisanze muri ubwo buryo. Nababwira nti mumenye neza ko umutima wawe wawuturishije ubasha kuguha igisubizo cyiza. Fata ku mutima wawe hano mu gatuza, ubanze ubabwire uti tuza mutima wanjye. Niyo utawufataho wowe ubwawe muri wowe ukavuga uti no, umutima wanjye banza uceceke gato tuze, ucishe make, tubanze dukontorore situation turimo. Icyo gihe n'uturisha nta byo kubura icyo ufata, wafashe iki wagize uko kwaza ukaba umuntu uri stable. Hari akantu njya mbwira abantu, nkababwira ngo burya kurira. Yego. Kurira bikemura ibintu byinshi. Ariko hari n'abatazi kurira. Hari abatazi kurira cyane. Rero abatazi kurira hari inama nshaka kubaha. Uti ni iyihe? Yego. Hatagira umuntu uza kunseka, ariko iyo nama ngenzi ko igikora iyo ikoze neza. Simbukira muri douche. Yego. Kuba afite amazi yayandi yo hejuru. Sibyo se? Simbukira y'ifungure. Wikuremo imyenda yose nk'ugiye gukaraba. Ubundi nakubwira iki? Utonganye ayo mazi arimo kukuvira. Uyatonganye aho kugira ngo utonganye umugabo wawe, aho kugira ngo utonganye umugore wawe, genda ujye muri douche. Utonganye ayo mazi, utonganye biriya bikutu bitonganye, urire ubishoboye aze kurira. Icyo nzi cyo uraza gusohokamo uko ari amazi yagiye amanura imyanda n'isabune wisize, niko nawe kwa kundi wagiye wividura uraza kuza gusohokamo wakeye ku mubiri ndetse wakeye no ku mutima. Okay, ubwo babigerageza abantu batazi kurira. Ugerageze mujye muri douche urumva wabahaye umuti, mugurura amazi cyangwa se nabogera mu ndobo muyatonganyirize hasi. Tonganyirize hasi. Uyatonganye kandi ugiye no kuyakaraba. Okay. Wo n'undi muti, ariko noneho ngewe cyo nabasha kurenzaho kuri ibi, ahubwo buriya kuganira ni ikintu cya mbere. Wishaka kuvuga ibyawe ngo ntiwumve uyundi, oya banza mwicare hamwe muvuge muti ese ku bintu biduhindukiyeho, gutega amatwi. Gutega amatwi. Yego. Ku bintu bigenza uko tubyitwaremo gute? Ese wowe hari igitekerezo wandusha n'undi nawe we gutyo. Shatse kuvuga yuko mbere yo kugira ngo uhaguruke utangire utonganye, we mugabo wanjye ibiki warambeshye, utonganye no, ahubwo mubaze uri pose, nibiba na ngombwa umusohokane. Yego. Umujyana ahantu ntabwo rwose pereka mbabwire ntimukaganirire mu rugo. Mu rugo buri haba hari abana, cyese niba hatari n'abana hari umukozi, deranjuma ni nyinshi. Ahubwo reba ahantu mugende musohoke. Gusohoka abantu babigize ibintu binini cyane, ariko burya ku gihumbi cyawe ushobora gusohokana umupatina wawe kandi mukaganira. Ukagenda ukamugurira ko kantu kamwe cyane mukakaganiriraho, niyo yaba ari ayo mazi, ariko muganirira ahandi hantu atari mu rugo. Yego. Kuganira ni umuti wa mbere. Ni igisubizo cy'ibibazo muri bo. Ni igisubizo cy'ibibazo muri bo. Yego. Muganire. Yaba ari umukobwa wisanze mu rugo rukennye kandi yarakuriye mu, ariko nubwo tuvuga ngo kuganira, ntabwo ushobora kumbwira ngo jewe nakuze ngenda muri vewiti cyangwa se mu modoka izo arizo zose nziza, nize bimeze neza, naryaga neza muri firigo burimo ikintu, hanyuma nisanze mu rugo rutarimo ikintu, urambwira ngo kuganira ni igisubizo mu buhe buryo?
kuganira ni igisubizo cyane, kuko iyo mwaganiriye ubasha kumubwira n'ubwo buzima wabayemo. Hari ubwo wowe wiyiziho cyane watanazi, solution ikaba ari iyihe kumbwira ubuzima noneho nubimubwira azavuga ati okay, noneho byahindutse, reka twige kuba noneho mu ishamba. N'urugero ubusanzwe uba nko mu nzu, noneho baragusohoye, wige kuba mu ishamba naho kandi wige kubaho. Biragoye nibyo, biragoye, ni ikintu kinagoye cyane, kiragoye. Ntabwo nayo kuvuga ngo ni ibintu byoroshe biraho. Oya, ni nka kujya umwana nawe atangira ari uruhinja, ukaba umuziho kurira atavuga, ugashakisha akoresheje amarira gusa, cyangwa se ugashakisha ikibazo afite. Nawe umera nk'umwana muto cyane ukivuka, ugatangira kwiga isi ugezemo, situwasiyo ugezemo, ukayiga buke buke nta gusara, kuko iyo uzanyemo gusara hari ibindi biza bikakuremerera umutwe. Ni hamwe usanga abantu bari muri koma. Ndagira ngo nkubwire ngo kutamenya uko witwara muri icyo kibazo, muri iyo situwasiyo, uganira n'umwe, babiri, batatu, bane, batanu, ni wowe urimo kwishyira hanze cyane, ni wowe urimo witanga, ni wowe urimo wimena inda. Mu kinyarwanda nyacyo ni ukwimena inda. Purisi uvuga ibyawe, purisi urimo kuduha twebwe ibyo tuvuga, kandi kukuvuga nibwo uzababara cyane uvuzwe n'inshuti waganirije. So rero ibyiza jye numva icya mbere yabivuze ni uguca bugufi, ukiga kumenya uko ugomba kubaho muri ubwo buzima wisanzemo bushyashya. Icya kabiri, ukagira ibanga. Ikindi ukagira kwizera ko ubwo buzima ushobora kubuvamo. Ejo ni heza, ejo ni heza. Ibintu birashoboka cyane. Dufite abantu benshi batangiriye hasi, ariko uyu munsi wa none bakaba bari hejuru cyane. Icya mbere ni ukwizera ko ugasenga Imana ikakuba hafi muri byose, ukagira amahoro hawe n'Imana. Gusenga ni ipfundo rya byose cyane. Abantu badasenga bafite ikibazo. Ubwo bafite nabo ariko nta muntu udasenga. We nta n'umwe udasenga, n'umujura arasenga. Ahubwo buri muntu wese agira ibyo asenga ibyo ari cyane. Ajya kwiba banki avuga ngo Mana ufashe ntibamfate. So bakunze ba RINGA TV show, reka dusoreze ahangaha tubabwire ngo icyo twifuza ni ukubasangiza ngo mbese wowe iyo wisanze muri situwasiyo nk'iyo ngiyo wakwitwara gute. Nawe uze kutubwira uko ujya witwara n'uko witwara, kugira ngo dusangize ba bandi batari bagira imbaraga z'umutima zo kubasha kwiga situwasiyo iyo ari yose bagezemo ngo babashe kuyigendamo. Rero ntimwibagirwe gukora like, subscribe and share and comment, kugira ngo ibiganiro bigiye bibagezaho uko tubiteguye n'uko tubikoze. Kandi ndagira ngo mbabwire ko comment zanyu nizo ziduha imbaraga, nizo zitwereka yuko turi kumwe, nizo zitwereka yuko ibyo turimo kuvuga bishobora kuba byagira icyo bibamarira. Kandi turabizi neza, kuko turazibona, turabizi neza yuko RINGA TV show hari icyo yaje gukora cyane, kandi intego yayo iyirimo. Njyewe nawe turashoboye. Ako kantu hakebuka murakoze cyane rero, aho muri muhahe muronke. Abatabibonye namwe Imana ibacira inzira. Turabakunda cyane. N'abakiri muri cya kibazo cy'uko bakuriye mu gikoma cya avoka, hanyuma uyu munsi wa none bikaba bitameze neza, mwihangane, kwiga mu buzima mugezemo, mumenye uko mugomba kwiyadapta. Icyo nicyo kintu cyiza ku muntu muzima ukomeye. Aka example gatoya, nimba ufite miliyoni 5, uyu munsi wa none waguha miliyoni 50, ntago wamenya ukuntu uhita witwara cyane. Uko wamenya uko wakwitwara muri izo miliyoni 50, ni nako wamenya uko wakwitwara bigiye hasi. Wari usanzwe ufite miliyoni 50 ukaguha 5, ni nako wakwiga kugenda. Uko wakwitwara. Bye bye. Turabakunda cyane.